ikindi nashaka kuvuga ku mwana ari mu nda muzarebe ngira ngo yenda hari ababyeyi babibonye hari umwana avuka yarira wamuririmbira ukabona aracecetse bitewe nuko icyo wamumenyereje ari mu nda. Iyo ukunda kuririmba akunda indirimbo kandi yanavuka arize ukazana indirimbo amahoro akaboneka. Ariko kenshi ababyeyi abana bari mu nda indirimbo tubaririmbira ntabwo biba byoroshye. Iyo turi mu mahane, iyo turi mu ntonganya n'abo twashakanye, umwana aba ari kumva. Hari n'igihe mwiherera ngo reka tubivugire hano mu cyumba ngo aho abantu batari ngo batatwumva, kandi uwo mu nda arimo arumva. Ntimukajye mwibeshya ngo mwiherereye kandi ari mu nda arabakurikira rwose. Niyo mpamvu uzabona hari umwana avuka ukajya wumva akomeza asuhuza umutima, ukumva arasuhuza umutima, kasize uyu mwana ko asuhuza umutima, naho ni ibibazo mama we yagize amutwite. Ntukajye wiherera ngo urire utwite, ntukajye urakara, ujye ugerageza uririmbe unezerwe kuko uba uri guhereza uri mu nda. Gukora sex ni kangahe mu cyumweru? Ni gute wabana n'abana bane mu nzu y'icumba kimwe na salo? Sex biterwa nako mushoboye, gusa bikwiye gukorwa nyene bihori bitunganye byateguwe, bitari ukwikunda kumwe mu bashakanye. Ikindi ni ukubinezererwa nyene bihari. Hari umuntu umwe yabivuze mu gwenya ariko byari ukuri. Yaravuze ngo bitangira ari 3 matin midi soir, 3 ku munsi, hanyuma bikaba mardi mercredi samedi, 3 mu cyumweru, hanyuma bikaba 3 mu mwaka, bikazasoza mubikora rimwe na rimwe mubyibutse. Hanyuma iyo abadamu kuva ku myaka 25 yenda ashatse kugeza kuri 45 nicyo gihe cyiza ku mudamu gukora sex. Iyo menopause itangiye bamwe barakonja cyane cyangwa bagahora bafite umuriro muri bo. Icyambere gipfa rero ni sex. Uko kuntu akonja na sex birajyana. Niyo haje ubwo bushuhe bumeze gutyo ahora niyo hanze hakonje waba ari harava ibyuya, icyo gihe kiba ari igihe kigoye. Kandi gitangaje umugabo we ari hejuru y'iyo myaka ahita amera nk'umusore w'imyaka 15 mu kubishaka. Niyo mpamvu mubona abasaza benshi biruka inyuma y'udukobwa. Iyo sex ititaweho muri zo mpinduka nabyo bizana ibindi bibazo. Ni byiza rero ko mutegurana mukabikora mu buryo burimo kunyugwa n'iby'Imana ibahaye. Kubana rero n'abana bane mu nzu y'icumba na salo, kuri ngiye ndumva ari ibintu bikomeye. Sinzi niba niyo nzu mwayikoramo sex abana bumva. Hari umwana umwe yaje mu isanamitima arambwira ngo afite ikibazo, papa we na mama we bakorera sex mu cyumba kandi nta parafo irimo. Ibyo bakora byose uwo mwana w'umukobwa bari kubyumva. Hanyuma yadevelopye kwikinisha. Uko babikora nyene mama wari gusakuza mu cyumba n'umwana nawe abari hanyuma byageze igihe atangira gufuhira mama we yumva yajyamana na papa we. Ni ibintu byo kwitondera. Mu gihe rero hari ubushobozi buke mu rugo, ni byiza ko mwiga nyene mukabatembereza mukabahereza nko kwa mwarimu no kwa mushuti wanyu hanyuma mugakora sex, kubera ko hako muzana ingaruka. Hari n'abana bazinutswe kuzashaka kubera icyo kibazo. Ni ukubyitondera. Hanyuma iyo mubyumvikanyeho biba ari byiza kurutaho. Iyo umuntu ataguhaye umwanya akigira muri telefone cyangwa televiziyo, wabigenza ute? Iki ni ikibazo kitari ahantu hakeya. Usanga abantu bahugiye mu matelefone pe cyangwa kuri televiziyo. Ariko nge numva nk'abantu b'Imana dukwiye gushyira mu gaciro, tukamenya ko ibi bintu byaje by'ikoranabuhanga bisenya, hanyuma tugashaka igisubizo.
kujya muri telefone hari igihe umuntu aba abikeneye by'ukuri, ariko burya ni byiza ko umuntu agira gahunda, kumenya ngo aya masaha kuva kuri iyi saha kugeza kuri iyi saha ndareba muri telefone ibi bintu bikurikira, ukamenya n'ibyo urebamo. Hanyuma kuva kuri iyi saha no kugeza kuri iyi ni ukwita ku muryango wanjye, ni ukuganira n'abo mu muryango, kuko iyo buri wese afashe agatelefone ke usanga ari ibibazo mu by'ukuri. Rero iki kintu dukwiye kukirwanya ndetse kigacika kikavaho. Wowe gira gahunda, telefone ntiwareka kuyirebamo, ariko biha amasaha yabyo. Noneho n'umuryango nawo uwushakire amasaha. Kuba kandi uri mu rugo nanone nturi no kureba muri telefone kandi nanone ntunavuga, nabyo ntacyo bimaze, nturebyemo kandi n'abagukeneye wabacecekanye. Ubwo rero urumva nabyo si byo. Mu rugo baragukeneye, bakeneye kukumva uganira, bakeneye ko bareba bakabona ko bababonye. Iki kintu rero tukirwanye, ni kibi, kirasenya. Ugikora inama namugira nuko yabiha amasaha. Menya ngo telefone ndayikoresha aya masaha, bijye ku ruhande, hanyuma umuryango ndawugenera aya masaha, nabyo bijye ku ruhande. Umunsi umwe narindi muri Isirayeli, hanyuma twari muri hoteli ndende cyane, ngiye kubona mbona wifi ivuyeho. Narindiho ndohereza ibintu biremereye by'amashusho twafashe, hanyuma mbona internet ivuyeho. Mfata laptop na telefone manuka kuri reception kubabaza ikibaye. Noneho ngeze kuri ascenseur nayo nsanga ntikora, kandi nari muri etage hejuru kure. Ndangije bitamanuka muri escalier, umva nageze hasi naniwe. Mfite laptop na telefone, ndabaza wifi ivuyeho, niki mwamfasha? Arambwira ngo twagiye tukumenyeshe ko twebwe abayahudi tudashobora kwemera kuba imbata y'ikintu ari cyo cyose, kuva kuwa gatanu saa 11 kugera kuwa gatandatu saa 12. Internet ntibiriho, telefone ntikora, nta muntu yohereza email, ibyuma bisaka ntibikora, na ascenseur ntikora. Umuntu wese ahagarara ageze kubaha isabato. Isoni zaranyishe kuko twebwe no gusenga dusenga na WhatsApp, amasaha 2 gusa tumara hano. Ububata bwose rero ni icyaha. Imana itukizubata mu izina. Iyo umugabo afite isezerano ry'iby'Imana yamuvuzeho, hari byerekeye n'akazi, iryo sezerano rigatinda kandi bakenye, ese Imana yabibona nk'icyaha iyo umugabo agiye mu kindi gihugu gushaka imibereho y'urugo? Wapi, ntabwo ari icyaha. Afite inshingano zo gutunga urugo, ariko ni byiza ko mubiganiraho n'abagize umuryango, kubera ko murakenye kandi ugiye kubasiga nta na kimwe bafite, hanyuma ugiye guhaha. Kuva mu myaka ya kera byabagaho abantu bagasuhukira Uganda n'ahandi hantu, bagerayo bagahita barongora, bakanajya, bakabanza gushira inzara, akazagaruka nyuma y'imyaka 2. Mu by'ukuri mu bwiza ukuri yumvaga azasanga bahari cyangwa barapfuye. Bamwe harabasiga bateye inda bakazasanga abana bakuze. Ni byiza guhahira urugo, ariko mukabiganiraho mu buryo bwiza n'abagize urugo. Gukena ni ikintu kitakigwa n'amarangamutima, ariko ni na byiza ko mu bugendanamo neza, Imana ikazabasubiza mukiri umwe, muhuje umutima. Ese kuboneza urubyaro ni icyaha? Ese Bibiliya ibivugaho iki? Iki ni ikibazo gihora kibazwaho, ubu ntabwo ari ubwa mbere tucyumvise kandi namwe nuko. Ariko itorero rifite icyerekezo ryatanze kuri iki kibazo. Nta nubwo twajya kure y'icyerekezo cy'itorero. Itorero ryatanze icyerekezo kivuga gutya: kuboneza urubyaro birashoboka, ariko hakoreshejwe metode isanzwe yo kubara. Nuko itorero ryatubwiye. Ibindi rero byo kubaza niba ari icyaha cyangwa niba biri muri Bibiliya biragoye kubigusubiza, bitewe n'impamvu itumye ukibaza. N'impamvu itumye ukibaza buri irahari. Niba biri muri Bibiliya nta kintu kigeze kivugwa muri Bibiliya kijyanye n'ibi, ariko itorero nuko ryatubwiye, numva
urumva rero nta kindi twabirenzaho natwe. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Baduha ibindi bihari cyangwa hari ushaka kubaza na buryo busanzwe? Yego. Icyumba cy'ibanga ni ikihe? Icyumba cy'ibanga ni ahantu mu mutima w'umuntu abika nyine ibintu by'ibanga, ibintu utabwira umuntu uwo ari we wese, ari ibyakubayeho mu buzima bwawe kuva uri mutoya, ari ikintu gikomeye cyakubayeho. Burya hariho ibintu uba ubitse udashobora kubwira umuntu. Rero ni ukuvuga ngo mbese aho hantu ubika ibyo bintu nyine uwo mwashakanye yabasha kwinjiramo, arabizi, azi ibikubaho, azi ubuzima bwawe. Dufate nk'urugero, niba hari umuntu, dufate nk'urugero uri umudamu, niba hari umugabo arimo kugutereta, muri kubyumva ko ari ikintu cy'ibanga? Ni ikintu cy'ibanga. Mbese umugabo wawe ayo makuru yabasha kuyabona akamenya ko hariho umugabo arimo kugutereta? Aho rero niho bita mu cyumba cy'ibanga. Niba hari umuntu mwumvikanye gahunda runaka ariko wumva utavuga, uwo mwashakanye urumva wabimubwira? Ni icyo ngicyo cyane ikibazo. Urakoze. Ariko nuba ukora akazi mu nzego z'umutekano cyangwa ubitse amabanga y'igihugu, ntabwo tubwiye ngo ujye kuyamena. N'umugore wawe ntuzayamubwira, kubera ko cyangwa umugabo wawe ushobora kuba ukorera ubutasi, ushobora kuba ukora mu akandi kazi kari ugomba kurinda ibanga ry'igihugu. Ariko ibindi biri hagati yanyu ni byiza ko mubiganiraho, usibye ibyagira ingaruka ku gihugu cyangwa ku bandi bantu. Hanyuma family planning baracayita onapo ntabwo ikibaho. Iki twakivuzeho ntabwo tukigarukaho, ahubwo yabajije ikindi kivuga ngo kureba porno muri kumwe n'uwo mwashakanye ni icyaha. Muri iki gihe biragoye, birenze kuba icyaha. Pornography niryo shoramari rikomeye ku isi kuruta diyama na zahabu zose. Muri Amerika kuri ubu honyine basohora kilipe 300 ku munsi, kandi kuziteshaje biba ari ubuntu. Hanyuma icyo nagira ngo mbabwire, nta filime n'imwe itagira montage si ukuri, ni ikinyoma. Abatinganyi bashoye mu gukina ayo mafilime barimo gutoza abantu gukora imibonano mpuzabitsina mu buryo itaremewe, kuyikorana n'inyamaswa cyangwa mu buryo butari bwiza. Hanyuma ikindi, bizana ububata. Ibyo bintu bitari ukuri bakinye bizana ububata, byica amaneroni, imitsi yo mu bwonko irapfa, kandi mwibuke ko amaneroni apfuye atagaruka. Nicyo kiyobyabwenge kuruta mugo na kokayine. Pornography nicyo kiyobyabwenge cyambere kirimo kwica ubwonko bw'abantu kuruta ibyo bindi byose navuze. None turabishakira iki? Ikindi ni ugushaka ibyishimo biri artificiel, bitari ukuri, ni ugushitura. Ibyo bintu byose kuri ngewe biteranyije navuga ko ari icyaha. Ese umugore ategetswe kuganduka niyo umugabo ataba ari mukuri? Oya, ntuzagandukire bitari ukuri. Hari kesi imwe mperuka kumva y'umugabo utumvikana n'umugore we, hanyuma umugabo akagenda agakora impapuro z'impimbano akaza kuzisinyisha umugore we, akajya amusinyira. Umugore yari arwaye amaze igihe kinini mu rugo adakora, umugore agasinya atanasomye, agasinya. Uwo mugabo aragenda yipoteka umutungo wabo mu mabanke 3 adasa, akoresha impapuro z'impimbano.
ibyo yakoraga byaje guhomba, umugabo ahungiye igihugu, agezeyo apfirayo. Hanyuma Rwanda Revenue ihita iraziteza ibintu byose, amabanki araza nayo aragabana, icyavuyemo umugore baramufunze kuko yarasinye. Ntabwo twabyita kuganduka. Kuganduka ntabwo ari ukubura ubwenge. Oya, iyo uvuze ngo oya NON nta cyaha uba ukoze, upfa kuvuga no mu buryo buri ukuri burengera umuryango wawe, nta cyaha uzaba ukoze. Hanyuma ni gute wamenya ibikomere mugenzi wawe afite, wamufasha ute? Biragaruka kuri cya kindi cyo kuganira. Mu bintu by'ingenzi abashakanye bagomba kuganira harimo ubuzima bwabo bw'igihe cyashize. Bimwe twavugaga by'iby'umwana yumva ari mu nda, ni byiza kumenya uwo mwashakanye ari mu nda byari bimeze gute, avutse byari bimeze gute, ese ababyeyi barabanaga, ese bari babanye neza, yabonye iki amaze kumenya ubwenge, yabonye iki iwabo, yabonye iki ku ishuri, niba yarabashije kwiga, ese ibintu byamubabajemo aho ngaho ni ibiki. Hanyuma mu buzima bwiwe bw'ubusore cyangwa se bw'ubukumi yahuye n'ibiki. Nk'ubu ushobora kuba ubana n'umuntu yafashwe ku ngufu ariko akaba atarabikubwira, akaba atarakubwira ko yigeze afatwa ku ngufu, kandi ibyo bintu bikaba byaramukomerekeje mu buryo bukomeye, ku buryo hari ikintu wamukorera agahita bihuza na cya gihe, ugasanga ubuzima bw'urugo burahungabanye. Rero kugira ngo ubimenye ni ikiganiro mugirana, guhana amakuru. Njyewe ndi mutoya byagenze uku, nagiye mbona ibingibi, nagiye mbona ibingibi, hanyuma ukamenya ibyababaje umuntu mu buzima bwe. Icyo bifasha rero ni uko wirinda ko bya bintu byamubabaje we wabasha kubikora bikaza bisa na bya bindi akabyibuka, kuko ibyo nabyo bizana umutekano mukeya mu rugo. Nta handi rero umuntu abimenyera ni mu biganiro. Hanyuma umuntu yakomeretse kirazira kumucira urubanza, kubera ko iyo umuntu yakomeretse ubuzima hari ugukomereka, hari icyo byagutwaye, hari uwo byakugize kuba we, hari n'uburyo bwo gukira. Gukomereka si amahitamo, ni ibyago umuntu agira. Umuntu nubana n'umuntu yagize ibyo byago byo gukomereka, ntukabeho umucira urubanza ko atavuga neza, ko atitwara neza, si amahitamo ye. Ahubwo ni gute wamufasha mu bugwa neza, kumenya ibikomere bye utamuhutaje. Ubwenge naho bushingiye, ni ukumenya uburyo wamufasha utongeye ibikomere mu bindi, kubera ko kumucira urubanza ntacyo bimufasha. Hanyuma ko ntahuje idini n'umugabo wanjye, iyo havutse ikibazo arabyitwaza, akabyita ko mfite ndagasuzuguro. Uwo muntu asengera muri hedini, ni umukristo, yavutse ubwa kabiri. Niba yaravutse ubwa kabiri, ngewe nasijera ko umugabo n'umugore bakwiye gusengera hamwe, muzumvikana ahantu hamwe musengera. Ndavuga niba yaravutse ubwa kabiri ari itorero rya gikristo, musengere aho asengera cyangwa musengere hano kimwe, kubera ko amabwira akantu katubayeho na madamu. Twabanye 2007 mba pasiteri nawe aba mwarimu, dutandukana ubwo. Ajya kuyobora umudugudu iyo, nanjye njya kuyobora undi. Tumara imyaka yose tutongeye kubana. Ajya numva nkumbuye ko twasengana, ariko ngasanga itorero ntiryemera ko nkumva ndabishaka pe. Hanyuma kandi ubwo iwacu hari amatorero 4. Ngewe na madamu ntitwasengera hamwe, abana aho twagiye tubura niho twagiye tubasiga. Noneho twataha kuganira bikagibihure, kuko ntitwiza ibintu bimwe, bitwari hamwe, n'umuryango urumva ko nta bumwe buhari. Mu bintu nshimira Imana nuko dusigaye dusengana, uba wumva nyene biryoshe, ari ibintu biri. Abana ni abashitsi mu bana igihe runaka, bakazatera amahema bakagusezera bagiye kubaka izabo. Ico utabahereye iwawe ntuzakibahera iyo bagiye. Gerageza umaximize kumarana umwanya munini nabo. Muri covid bigeze kumara nk'amezi, niba ari nk'atandatu, niba arangahe, hari igihembwe batatashe, murabyibuka. Bagaruka bananutse basa nabi, baza madamu hajya turi gukorera iki.
noneho hari ikindi cyabaye. Twe dukunda gusangiza abantu amakosa yacu, nibaza ko ntacyo bibatwaye, ko natwe ntacyo bidutwara. Kubera ko twari tuyoboye nyine itorero tudafite umwanya, twafashe abana bacu tubohereza muri interna biga nko mu wa 4 primaire, kubera ko nitwe dufite umwanya wo kubitaho, twari turiho turayobora itorero. Noneho rimwe nagiye hanze y'igihugu, marayo igihe kinini, ngira ngo nk'ukwezi. Ndagaruka mbona umuhungu wa mbere wacu ntashushe, do ukabona ntazi ko naje. Akomeza yarimo gukora etide, arabikomeza. Nyuma musanga bari ntabwo uzi ko naje, avuga ngo papa ngo nta kintu bimbwiye, ngo nubwo wamara ukwezi rwose, ngo nubwo wamara umwaka nge nta kibazo naba mfite. Naratunguwe, mpita ndamubaza wabaye iki? Arambwira ngo cyagiye mudutwara muri interna, ngo abagande baradukubise, inzara yaraturiye, twarabakumbuye turababura, nta marangamutima yasigaye. Ni ikintu kimwe kidashobora kumva mu mutima. Ubu nahise mbakura muri interna mbazana mu rugo, byibuze uko duhenda bahobera, kugira ngo byibuze yumve mu gituruza cyase uko ameze. Beneda, abana niyo kopi uzasiga ku isi. Rero gerageza musengere hamwe, gerageza mubahane hafi, byibuze ubwo bumwe buzaza, bizaba byiza kurutaho. Hakogwa iki kugira ngo umuntu yite kube kandi atarakurikije onapo? Ntabwo kwita ku bawe bivuga ko wagiye muri onapo cyangwa utarayigiyemo. Kwita ku bana, murebe hano. Umwana yitabwaho ryari no kuva ku munsi wo gusama. Iyo uteye inda ushonje, umwana avuza avukana inzara. Ni siyansi. Hanyuma iyo ufite agahinda gakabije ugatera inda, umwana avuza avukana agahinda gakabije. Nigeze kubabwira ko umwana yakigwa mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ikintu kibabaje, abarokore babyara mu mubiri gusa. Kororoka ni amahirwe y'umuntu wese muzima udafite ikindi kibazo. Kororoka biri uburyo bubiri: hari ukororoka urubyaro rwubaha Imana, hakabaho n'urukororoka urubyaro rwa Kayini. Mu mbere abanyakuri, urubyaro rwa Kayini n'urwubaha Imana ubwinshi ni uruhe? Hari abarokore babyara nka Kayini. Iyo ubyara umwana utazabasha kwitaho mu bice bitatu, uwo mwana rwose azaba umwanzi wawe, azaba umwanzi w'igihugu. Rero kwita ku mwana ni ahambere naho umunsi ndayinjira, aha kabiri ni amezi 9 umwana ari mu nda, nibiki yakira. Ese umubyeyi byibuze afungura indyo yuzuye? Amagambo abwirwa n'ayahe? Hanyuma yavutse kugera ku myaka 3 yakira ibintu 70% bishaje. Harimo balance ya papa na mama, uwo mwana afite ekilibre. Hanyuma saho gusa harimo na ku myaka 3 kugera kuri 6 nibwo karagiteri yiforoma nibikahabwa. Uburere bw'umwana harimo abantu nzi bazabafasha mukabigira topic yonyine. Ni gute umugore n'umugabo bakomeza gukundana bamaze kubyara aho gushira urukundo rwabo rwose mu bana? Ntabwo umuntu agomba kwibagirwa inshingano afite kuri mugenzi we ngo ni ukubera yuko abana baje. Hariho ikintu nabonye kigorana cyane y'abadamu bakiri batoya. Iyo amaze kubyara ahita umutima we wose ujya ku mwana, akibagirwa yuko za nshingano zo kwita ku mugabo zikomeza hatabuze n'imwe. Ubwo rero kirazira rwose ko umuntu yibagirwa inshingano ze kubera abana. Imana rero iba yarabiguhaye, ibona ubishoboye, ugomba kubikora byose kandi bigakunda. Ugomba guhindukira hano ukita ku mwana, warangiza ukanahindukira ahangaha ukita ku bo mwashakanye. Nuko bimeze, nta n'ikintu wabihinduraho. Nukuvuga rero ngo ugomba kugwiza imbaraga, ugomba kugwiza imbaraga ku buryo byose ubikora neza. Byaba na ngombwa basi bisaba no kuzinduka ukazinduka, byasaba no kuryama utinze ukabikora gutyo. Ariko ndi kubwira abadamu cyane cyane, ukaba ubizi neza yuko abana bameze neza n'umutware nawe ameze neza. Ariko kandi n'abatware nabo bakwiye gufasha
mu bikorwa byo mu rugo ku buryo umudamu atavunika cyane kuko araruha. Imirimo yo mu rugo no kwita ku bana n'umutware byose icyarimwe biravunanye pe, ariko bisaba ngo n'umutware nawe afashe madamu. Ntabwo biteye isoni kuba yafurira umwana. Ntabwo nzi icyo musetse, reka dukomeze. Ntabwo biteye isoni ko umugabo yafura imyenda y'abana. Ntabwo biteye isoni ko bajyana mu gikoni bagafatikanya akamukatira igitunguru. Ntabwo biteye isoni. Ariko ubu abagabo kubera uko barezwe muri famiye muco wa Kinyarwanda ntabwo babitojwe, ariko uko tugenda tubona iminsi ihinduka wagerageza mu by'ukuri nibwo bizaborohera no kwita ku bana. Igikomeye nzi abantu batinya kubwira abana ni ibijyanye na sex, ariko uzasanga azi byinshi kuruta ibyo uzi, kubera ko mu ishuri barabimwigisha, televiziyo irabyerekana, azi byinshi. Hanyuma kutabivuga ni ikosa rikomeye, kubera ko twebwe muri minisitiri yacu tugira imbuga z'abadamu. Natangajwe no kubona umumama uheruka gushingirwa yanditse kuri groupe, munagira ngo mbabaze, mama yambwiye ko umwana aca mu kanwa ngo kandi nasamye ngo koko umwana aca mu kanwa. Abivuga ari seriyeze, abadamu baraseka, arakomereka, kubera ko nyine amubwiye ko umwana aca mu kanwa. Arinda ashaka pe, azi ko umwana aca mu kanwa. Murakoze. Ni gute wavura ibikomere mugenzi wawe bigaragara ko afite byinshi? Urakoze. Ni gute wavura ibikomere bya mugenzi wawe bigaragara ko nawe ufite byinshi? Nta muntu uvura undi. Muri Yesaya 61 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4 havuga ko Yesu yaje kuvura imvune z'umutima. Yesu yasigiwe ibintu bibiri: gukiza ibyaha no gukiza umutima ukomeretse. Hanyuma cyo wamufasha gusa no gushaka umukansara, nuko mwese mwakwivuza, kuko igikomere kitavuwe kirica. Igikomere kitavuwe kiraguka, kirakura, kandi gikoresha amakosa menshi. Iyo umutima ukomeretse ukoresha umuntu ibyaha, bizana indwara, hanyuma byinjiza abadayimoni. Ikindi nanone ibikomere bitavuwe bituma umuntu atakaza identite, ntaba akimenya ngo ndinde. Ikindi amahitamo n'ibyishimo byose birapfa. Niyo mpamvu gushaka umukansara ari ikintu cy'ingenzi. Ukabizana kuri Yesu, ariko ukagira umuntu ugutega amatwi. Ni gute umuntu yagwanya kamere mu rugo rwe? Wakora iki kugira ngo mugenzi wawe yumve akunzwe? Ukuntu umuntu arwanya kamere rero bisaba ngo banze umenye yuko iyo kamere uyifite. Ubundi nk'ubu iyo ugira kamere yo kurwana uri umukristo, hari igihe uzi ko wakijijwe, wakiriye Yesu, ukaba utazi kurwana. Rero kugira ngo ubimenye, Yesu ashobora gutuma haza umuntu ukurakaza cyane ukamuha urushyi. Ubwo rero uhita umenya kugira kamere yo kurwana. Icyo ukora rero ntabwo uvuga ngo uriya muntu niwe wandakaje ngo gutya, ahubwo genda upfukame ubwire Yesu ngo Yesu, nasanze ndwana, nkuriramo iki kintu. Icyo wibonyeho ukijyana ku musaraba. Iyo ubonye kurakara ubishyira Yesu. Iyo ubonye ko wiba ubishyira Yesu. Buriya iyo batari expose ibintu by'agaciro imbere yawe nta muntu uhari, ntabwo umenya ko waba wiba cyangwa utiba. Ariko iyo nibazana computer nta muntu uhari cyangwa telefone, nta wundi muntu ukubona. Icyo uri bukore nicyo kigaragaza uwo uriwe. Nuyisubiza nyirayo ubwo ntabwo wiba, ariko nuyibika uriba. Rero nuvuga ngo ubonye ko wiba bibwire Yesu, kandi usubize n'ibyo wibye. Hari ikindi cyavuga aravuga ngo ese ko mugenzi wanjye yatwawe na YouTube nabigenza kubera iki? Birashoboka ko ari addiction cyangwa ari ubuhungiro bwe, ariho yumva neza. Ukwiye gushaka umuzi w'icyatumye ajya muri ibyo. Ariko addiction yose ni icyaha, ni ibintu bitari byiza. Hanyuma ni ukumufasha mu bugwaneza, ukamugaruza ubugwaneza. Hanyuma ikindi
ese ushatse ibiganiro na mugenzi wawe ntakunde wakora iki? Ushatse ibiganiro na mugenzi wawe ntakunde wakora iki? Rwose ntabwo umuntu akwiye kwanga ibiganiro, kuko niyo fondasiyo y'urugo. Kwanga ibiganiro bisobanuye ngo ushaka gusenya urugo rwawe. Ariko niba wenda abo tubwira bahari, bumve yuko ibiganiro ntibigomba kubura mu buzima bw'urugo, ntibigomba kubura. Shaka umwanya wo kuganira na mugenzi wawe. Noneho dufate ko uwo turi kuvuga atari hano, wabajije ari kubaza kubera yuko mwe mugenzi we ntawe uhari. Ese wakora iki ubonye ko kuganira bidahari? Burya mbabwire, hari urugero rwa Esiteri bene data. Rwose uriya mubyeyi nawe ambera urugero rwiza. Burya ibiganiro birategurwa. Esiteri yaravuze ati reka mbanze nteke, hanyuma naza buriya biraza gukunda. Aramutumira, yatumiye Hasuwerusi, ngira ngo ayo makuru murayazi. Kugeza ubwo Hasuwerusi ari bumwibwirira ati se wambabariye ukambwira ikibazo ufite. Twebwe rero ikibazo tugira ntabwo dutegereza nuko banifuza nuko tuvuga. Buriya hari ibintu wamukorera akifuza rwose ko umubwira ibibazo byawe, ariko kubera ko tutazi uburyo bwo gutegura ibiganiro, nyine umwanya urabura. Kandi impamvu awubura ni iki? Ni amahane tugira iyo tugiye mu biganiro. Ni ukuvugira hejuru, ni uguca umuntu mu ijambo, ni ukwexpose ibibazo gusa. Kuvuga ibibazo gusa nta cyiza kirimo. Nturamushimira na rimwe ku kantu yazanye mu rugo, ahubwo ni ukuvuga ngo bino byarapfuye na biriya byarapfuye. Rero abagabo ntabwo babikunda. Aho ndi kubwira abadamu, kenshi abadamu bashaka ibiganiro, abagabo bakabibima kubera uko bitwara. Byaba byiza kureba ngo mbese impamvu atemera ko tuganira ntabwo ari njyewe nyirabayazana, nitwara gute mu gihe cy'ikiganiro. Genda rero wowe utegura ibiganiro, hanyuma utegereze wihanganye kandi unasenge. Hari igihe bizakunda. Nukuramo amahane ukaba umwana mwiza, ukajya uganira useka kandi wanagabuye, hari igihe ibiganiro bizakunda. Noneho ku ruhande rw'umugabo, ntekereza ko nta mugabo yakwifuza ikiganiro na madamu ngo madamu yange. Ntibikunze kubaho. Kenshi ni abadamu bashaka ibiganiro, ko abagabo nta mwanya bafite. Kubitegura nibyo byiza. Yesu abamugisha. Ese gukora imibonano na mugenzi wawe ukoresheje ururimi ni icyaha? Mu by'ukuri ibyo bintu bitera kanseri, bihabanye n'ibyo Imana yandikishije. Kuri ngewe nakubwira ngo rekeraho. Nibyo warebye muri porunogarafi cyangwa wabitojwe n'undi muntu yabitoraguye ahantu, kuri ngewe ntabwo ari byiza. Bizakugiraho ingaruka mbi nyinshi. Reka mbaho urugero. Abadamu bagira ama infection urinaire abenshi, kandi nyinshi nta nubwo zavuwe neza. None ushizemo ururimi muri aya ma infection y'igikoma, uzi ikintu kizaba? Uzanye amabagiteri ateye ubwoba hano, kandi hanarororoka ahita yibika. Bizaguhenda, ndabizi ko bizaguhenda. Urimo kwinezeza ubu, ariko ejo ikiguzi kizaba kiri hejuru. Ushaka wabireka. Hanyuma hasigaye kimwe cya nyuma tugasenga. Uramutse wanzwe aho washatse n'umugabo akabishigikira ko kandi warahabyaye, wakora iki? Nyine biragaruka muri bya bindi bijyanye no kwimenya. Buriya nubona wanzwe ntukajye utunga urutoki ngo uvuge ngo bakwanze. Mu by'ukuri wasuzumye nawe usanga ntabyo ufite byatumye bakwanga. Hari igihe nawe uba ufite ukuntu uteye ku buryo kukwegera nyine biragoye. Nyine uragoye, uri kubana nawe ntibyoroshye. Banza ubigenzure urebe ko atari cyo kibazo. Kenshi mu muryango washatsemo baba bashaka kubaha, baba bashaka kubahereza ibintu. Iyo ufunze rero ukanga kubaha, ntabwo bashobora kugukunda. Zana amafaranga, zana imyenda, zana ibiryo. We ubwenge ntabwo nakubwira wagira, genda ubahereze barye. We kuvuga ngo ngo barabimara, bareke babimare, bareke babirye, bareke mbega. Ubundi rero urebe ko batazagukunda. Umugabo kubashyigikira, yenda nawe yifitiye iyo kamere,
ariko we kora imirimo myiza, kora imirimo myiza niyo izakwemeza abantu bazakwemera kubera ibikorwa byawe byiza. Vuga neza, akira abantu, bahaho kuryama. Umugaragu wa Aburahamu yohereje umugaragu kujya kumusabira Rebeka, ariko umugaragu ageze mu nzira asenga isengesho, aravuga ngo Mana, umukobwa ndi bubone nkamubwira ngo mpa amazi yo kunywa, akambwira ngo nduhira n'ingamiya zawe, niwe uwo mugeni nshaka. Eliyezeri burya mwibuke ko nyirabuja yari yarapfuye, Sara ntawe wari uhari. Yatekerezaga umuntu azaza mu rugo iwabo akaza yenda afite ubugugu ko azasonza, yisabira umuntu azajya amushyikiriza ku biryo, uwo ndi busaba amazi akayama, akuhira n'ingamiya. Numvise umwuka nsobanurira ko ari umuntu utanga agaha n'abandi. Rero hari igihe winjira mu rugo ugasanga uwo mwashakanye afite abandi bantu, afite abavandimwe, niwe ya responsable w'iwabo. Wahagera ukabifungirana byose, wakundwa ute? Birasaba ngo ukomereze mu murongo yararimo. Niba yarasanzwe abaha ibi, reka abibahe. Niba bakeneye ibi, wifunga, reka babishyikire. Kandi gira ubugwaneza. Niba bashaka kuza bakaryama iwawe, bakahamara iminsi ariho baryama batemera no gukora n'ikintu na kimwe, emera nyine kandi unezerwe. Baze byose, nibashaka bajye babisanzaza, ubundi ubabwire ko ari abantu beza, nibwo uzubaka. Nuko bimeze. Nibashaka bamere gutyo, kugira ngo wubake kandi ubashe gushyikira umutima w'umutware wawe. Murakoze cyane. Kugira gahunda mu rugo ni byiza, ariko nanone gufunga ugakabya nabyo si byiza.